Nk'uko bisanzwe twongeye kubahereza ikaze kuri St Patrick Driving School, aho tubafasha kumenya amategeko y'umuhanda no gusobanukirwa byimbitse n'ibindi bimenyetso bikoreshwa mu muhanda. Uyu munsi rero tugeze ku isomo ryiza cyane ritegura ikizamini cy'ejo ku wa mbere. Ndagira ngo ukurikirane kandi uze kuhaba n'umwanya wawe wose kugira ngo tubane muri iri somo mpaka rirangiye, kugira ngo ubashe gutsinda ikizamini cy'ejo ku wa mbere tariki 8 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2025. Muhawe ikaze kuri St Patrick Driving School. Amategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo by'ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo cyakozwe 2025. Wifuza kode yo gukoreraho ikizamini, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 078 10 28 717. Wifuza kwihugura ku byapa kandi kuri linki iri muri komenti. Amahirwe masa, ni karibu kuri St Patrick Driving School. Uyu ni wa mwanya rero wanyu mwiza wo kugira ngo musobanukirwe bihagije amategeko y'umuhanda. St Patrick Driving School, please don't forget to subscribe for our channel, and also St Patrick Driving School, we are here to thank you for watching our videos for day by day. Not only that, for St Patrick Driving School, we make your dreams real. Tubafasha gukabya inzozi zanyu ndetse no kuzigira impamo. Twihutishije rero kuri St Patrick Driving School, nk'uko nabivuze, tubafasha kumenya amategeko y'umuhanda, gusobanukirwa byimbitse imikoreshereze y'umuhanda mu buryo bwose. Wigiye mu ishuri ryacu nta gushidikanya, no mu mihanda yo hanze y'igihugu nayo wayitwaramo bigakunda. Ikibazo cya mbere rero turi burebeho uyu munsi ni ikibazo cya mbere kivuga ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Uratubwira ubwo buryo bwari bwo: A. Ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. B. Ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C. Ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. D. Iravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese koko urahabanya n'uyu mwanzuro wa D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Aha ngaha rero harimo igisubizo. Iyo waganye St Patrick Driving School, tugufasha kumenya amategeko y'umuhanda bihagije ndetse no gukoresha umuhanda mu buryo bw'imigendere nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Igisubizo cya nyacyo rero ni B. Ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Iki ni cyo gisubizo ku iki kibazo twibazaga. Naho ikindi kibazo cyo kiratubaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye, ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo. Ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Aya mabara ajya bagora ndetse akanabacanga bamwe na bamwe ugasanga byabananiye, ariko uyu munsi nicyo gisubizo. A yacu iravuga ngo ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. A. Naho B yo iravuga ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. C yacu ikavuga ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese koko nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Nawe urabyemeza? Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri ni A. Ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Mbibutse ko ibibazo turi kubasobanurira ubu ngubu ejo mu gitondo kare kare nibyo bizakorwa umunsi wose. Ibibazo turi kubasobanurira uyu munsi nibyo bizakorwa ejo kare kare. Ikibazo cya gatatu: nijoro igihe ijoro rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa mu ntera ikurikira. Aha, usome neza ikibazo banze ucyumve. Nijoro igihe ijoro rikeye,
itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nomero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira: A. Muri metero 150. B. Ese ni muri metero 50. C. Ese ni muri metero 20. D. Ese ni muri metero 10. Igisubizo cya nyacyo hano rero ni C. Itara igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ya metero 20. Ni nibura mu ntera ya metero 20. Inshuti zanjye mutazabyitiranya, ahangaha ni nibura muri metero 20. Naho ikibazo cyacu cya kane cyo kiravuga ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira: ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza mu muhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira: A. Umweru n'umukara. B. Umweru n'umuhondo. C. Ubuso bw'umweru gusa. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo rero hano ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Utazabyitiranya, uzasome neza ubashe kumva icyo bakubajije. St. Patrick Driving School tugufasha kubona ikizamini cyakozwe uwo munsi ukagisobanukirwa, tukagufasha kubona ibizamini byakozwe mu minsi yatambutse, tukagufasha no gutegura noneho ikizamini uri bujye gukora ku munsi ukurikiye. Tubibutse ko ibibazo ari byo muzakora ejo mu gitondo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9. Nshuti yanjye wakurikiranye iri somo, nizere ko nawe uri mu bantu bari bucyure provisoire yabo bakibera aba senior drivers bemewe n'urwego rw'igihugu rushinzwe gutwara abantu ndetse n'ibintu. Ikibazo cya gatanu rero kiravuga ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Birabujijwe kubangamira imigendere y'ibinyabiziga kubera ibi bikurikira: kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. A. B. Gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Naho D yacu iravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ese wamenya ari iki? Ariko turagufasha gusobanukirwa ko turi mu ishuri. Igisubizo cy'ukuri rero ni A na B. Ibisubizo by'ukuri ni A na B. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago, ibi bisubizo byose ni ukuri. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa se umuyobozi w'ikinyabiziga uri mu muhanda uri ku rugendo, birabujijwe kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. Bivuze ku buryo budasanzwe ni uguhita ufata feri utunguranye cyangwa se gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ushobora guteza inkomyi imbere cyangwa se n'ibinyabiziga biguturutse inyuma ugatuma abayobozi babyo bakora impanuka. Ikibazo cyacu rero cya gatandatu cyo kiravuga ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Mu nzira nyabagendwa rumoroki ziziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uretse velomoteri idafite umuyobozi, kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga biyikurura ritagaragara. Iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira ni ubuhe? A. Itara ryera riri kuri romoroki inyuma. B. Itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma. C. Itara risa n'icunga riri kuri romoroki inyuma. D. Ibi bisubizo byose nibyo. Ese igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Reka tugufashe gusobanukirwa. Igisubizo cy'ukuri rero ni D. Ibi bisubizo byose nibyo. Ibi bisubizo byose nibyo.
Ikibazo cyacu cya karindwi kiravuga ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. B iravuga ngo iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Naho C iravuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ariko D yacu ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A na B ni ibisubizo by'ukuri. St Patrick Driving School tubafasha kwiga amategeko y'umuhanda ndetse tukanabafasha kugera ku ntego zanyu ndetse no ku nzozi zanyu. Mutugane rero tubafashe, tubibutse ko uramutse ushatse gufata kode, kwiyandikisha, haba gutwara imodoka ndetse no kwiga amategeko y'umuhanda, turagufasha. Ukatwandikira kuri nimero 0788 10 28 717 cyangwa mukaduhamagara kuri telefone igendanwa 0788 68 42 461. Aho hose ni channel ushobora kutubonaho, ariko kandi ugeze no kuri search engine cyangwa se aho twita kuri Google, kuri YouTube ugasearchinga St Patrick Driving School. Ni channel yacu ibasha gutambukaho amasomo buri munsi abafasha gutegura neza ikizamini kizakorwa ku munsi ukurikiye, aho tubafasha kubona ibizamini byagiye bikorwa mu bihe byatambutse ndetse tukabafasha no gusobanukirwa amategeko y'umuhanda, tubasobanurira igazeti mu buryo burambuye. Ciao. Thank you for watching our videos. Your dreams, make them real.